ni uko kuva nyakubahwa perezida wa repubulika agira icyizere aricyo gitaramo cya mbere njemo. Iyo uje mu gitaramo cya mbere uba uzajya no mu gitaramo cya nyuma. Mureke rero niba mumaye umunota umwe mukoreshe vuga ibyishimo ntewe no kuba mu gitaramo cy'umuhanga. Ndabanza gushimira nyakubahwa minisitiri twakoreye mu Ngata, akaba ari visi perezidante wa sena. Murabona ko dukoze handova ya gihanzi. Mwarakoze cyane kuba mugejeje abahanzi aheza, bariho tugiye gukomereza. Abakiri bato nimujya mu bitaramo bikomeye muzajye mugenda mwambaye ingofero. Hari igihe ushaka gukurira umuntu ingofero ugasanga ntayo waje wambaye. Hari ikintu ushaka gukora uyu munsi mu gitaramo cya mbere, ikindi nkazagikora mu gitaramo cya nyuma kuko nacyo kizaba ntabwo mbifiteho choice. Iyo umutware yagusabye kwicara igihe kiragera gishobora guhaguruka. Ndifuza kwifuriza umuvandimwe gutunga agatunganirwa, kandi n'ubu nzazira mu gitaramo cya nyuma uwo muhigo nzawuhigura kuko ni iby'ingenzi. Umuhanzi wese wo mu Rwanda uzakora igitaramo, jye na nyakubahwa minisita Mbabazi tukiragijwe minisiteri mubarizwamo, tuzakora uko dushoboye uruhare rwacu na minisiteri rujye rugaragara mu gitaramo mwateguye. Muzabimbaze na mugenzi wanjye. Abakurambere bacu bavuze ko uwo wifuriza gutunga umugabira. Uyu munsi turi kuwa gatandatu, kuwa kabiri Soshomora najya gusura mama we azasangayo inka nziza. Ibindi byose umuntu yakwifuriza umuntu bishingiye ku nka. Mukecuru aho atuye niho urwuri rwanjye ruba ni hafi aho ngaho rukaba ndatabukwe. Kuwa kabiri kiriya gikura kitaruzura tuzagufasha kucyuzuza. Aya ntabwo ari amavangurira, abahanzi tumaranye igihe, leta yacu ifite ubushobozi, nimara gusobanukirwa ibya minisiteri yagiyemo ku bijyanye n'ubushobozi. Igitaramo gikurikira muzamenya ibyacyo, ariko mwifurije gutunga kandi ngutongereye gukira, uzaba umuhanzi w'icyitegererezo. Ndabashimiye.